akandagira mu mazi ayarebemo kandi anambuka. Urumva umuntu azayambuka ari kwiyose. Uwa kabiri azayarebamo ntayakandagiremo kandi yambuke. Okay, azagenda mu bwato. Uwa gatatu azagenda mu ndege. Uri mu ndege ntabwo ureba hanze. Ureba hanze. Uwa gatatu bavuze ngo azagenda. Ntagaze yarebamo ntazayakandagiramo kandi azambuka. Azagenda mu ndege afite igitambaro cyangwa ari mu ndege itabasha kubona hasi. Mwese niko mubyumva. Ntabwo azayarebamo. Ntazayakandagiramo kandi azambuka. Uwo muntu azaba ari mu. Wowe. Bose bagombe bambuke. My sister, if you don't stop that hook-upping. Birumvikana wenda ntago ari kure uburyo wagwamo. What? Ariko bose nyine barambuka. Sinzo rero uburyo wa gatatu wenda ubwo ni impumyi. Oh my god. Abasha kureba ariko nawe ubwe arakoresha inkoni akandagiremo nyine yambuka. Hi friend and family, numukobwa wanyu Mickey ikaba MICKY TV Show. Murabona turi mu mihanda ya Kigali tuje gukora ama challenge. Hano ubupapuro mubona burimo ibintu nyine umuntu ari buhitemo bitewe n'ikibazo turamubaza nagisubiza. Icyo ari buhitemo hano n'icyo ari bukorerwa. Icyo nabasaba amaso kuri cameraman twagiye. Mwiriwe neza. Amakuru yanyu. Hano twaje mu mihanda gukora ama challenge. Ndakubaza ikibazo ntugisubiza hano urupapuro urahitamo icyo nicyo ngukorera. Ikibazo challenge ya mbere imeze gute? Hari abantu batatu bagiye kwambuka ubwato. Sawa. Umuntu wa mbere arakandagira mu mazi ayarebemo kandi yambuke. Uwa kabiri arareba mu mazi nagayakandagiramo kandi arambuka. Uwa gatatu ntayarebamo ntayakandagiramo kandi arayambuka. Abo bantu batatu barambuka mu buhe buryo? Urabona ko uwa mbere mu kwambuka kwe ari bukandagire mu mazi, we urumva ko yahitagira gute nongere ngusobanurire. Nongere nsobanure. Abantu batatu bagiye kwambuka uruzi. Uru n'uruzi. Umuntu wa mbere arakandagira mu mazi. Ayarebemo kandi ayambuke. Uwa kabiri arareba mu mazi ariko ntago yakandagiramo arambuka. Uwa gatatu ntayarebamo ntayakandagiramo kandi arayambuka. Abo bantu barambuka gute? Okay, urabona ko uwa mbere we ari bugire gute ari bukandagire mu mazi. Agende muri ya mazi kuko ari buyarebemo agire gute agende nyine yambuka. None wa kabiri wambwiye ko atari buyakandagiremo nyine akayareba ariko akayambuka tu. Okay, wangu ndibwira ko ashobora kuba yenda yatega ubwato. Uwa gatatu rero utari buyarebemo ntayakandagiremo kandi akayambuka. Wangu nawe ndukumva bishobora kuba byaba ari nk'inzozi kugira ngo abe yayambuka. Kuba atari buyakandagiremo cyese afite amababa yenda akaba yaguruka akaba yagira gute akaba yayambuka ariko ngo ni mu nzozi. Urumva aricyo gisubizo? Shano kuri wabyishe pe. Yapfuye. Basi ubutaha niduhura bizakunda. Witwa nde? Nitwa Dusenyimana Tarisisi. Nanjye nitwa Mickey. Murakoze. Nawe murakoze. Murabona ko wa mbere agitsinzwe, reka dukomeze turebe umuntu uza kuba umunyamahirwe. Amaso kurekara dukomeze gusa. Ugitsinda ubwo nyine niwe munyamahirwe uyu munsi. Mureke twambukirana umuhanda twataka abantu. Mwagara gato tukababaza nimba nta kibazo. Ni ikibazo n'ugitsinda ni impano. Mwiriwe neza. Nitwa Mickey, mwe mwitwa bande? Okay, wowe mwegera hano tubabaze ni ibintu byoroshye. Dore hano nutsinda ikibazo ngiye kubaza hano harimo agapapuro hitamo nicyo kintu ngukorera. Ikibazo cya mbere ngiye kukubaza. Hari abantu batatu bagiye kwambuka ubwato. Bagiye kwambuka ikiyaga. Umuntu wa mbere arakandagira mu mazi ayarebemo kandi yambuke. Umuntu wa kabiri
ntago areba arareba mu mazi ntayakandagiremo kandi yambuke. Umuntu wa gatatu ntareba mu mazi ntayakandagiramo kandi arambuka. Abo bantu bagiye kwambuka ikiyaga baracyambuka gute? Subiramo ikibazo. Hari abantu batatu bagiye kwambuka uruzi. Umuntu wa mbere arakandagira mu mazi ayarebemo kandi yambuke. Umuntu wa kabiri ntakandagira mu mazi arayarebamo kandi yambuke. Umuntu wa gatatu ntareba mu mazi ntayakandagiramo kandi arambuka. Abo bantu barambuka gute? Twagiye. Abantu ko bambuka. Cyo sindacyumva neza cyane. Isubiremo indi shuri niwe yonyine. Ari abantu batatu bagiye kwambuka uruzi. Umuntu wa mbere arakandagira mu mazi ayarebemo kandi yambuka. Arayakandagiramo n'ayarebemo kandi yambuka. Ubu wa kabiri naga yakandagiramo arayarebamo kandi yambuka. Umuntu wa gatatu ntayarebamo ntayakandagiramo kandi arambuka. Ubwo ko umuntu buri wese azambuka ku giti cye. Nyine uri kwimagine abantu barambuka gute? Ngiye nibyo nshaka kugira. Aruzakandagira mu mazi ayarebemo kandi anambuka. Urumva umuntu azayambuka ari kwidyo yose. Uwa kabiri azayarebamo ntayakandagiremo kandi yambuke. Okay, azagenda mu bwato. Uwa gatatu azagenda mu ndege. Uri mu ndege ntabwo ureba hanze. Ureba hanze. Uwa gatatu bavuze ngo azagenda. Ntago yarebamo ntazayakandagiramo kandi azamuka. Azagenda mu ndege afite igitambaro cyangwa ari mu ndege itabasha kubona hasi. Mwese niko mubyumva. Ntabwo azayarebamo ntazayakandagiramo kandi azambuka. Uwo muntu azaba ari imuntu. Wowe umuntu ariko ashobora kuba ari impumyi cyangwa se akaba ntabwo azayambuka atayarebyemo cyangwa yakandagiramo. Umuntu yaba ari kucyambuka nijoro. Jesus. mwese Numva yaba ari impumyi. sha rero ni ukuri kw'Imana murafarinze ntago ariko igisubizo kimeze. Ubwo se twadufayirinze cyane. Urumva ari ukuntu fayiringa ariko yatrayisha. Nyine mwagiragejemo gake ariko mwafarinze kandi nshaka umuntu ugisubiza neza uko kigombwa. Umuntu ariko ibindi twabikoze. Ibi nine mwagerageje urumva ko ndamutse mbabwiye abandi nago ubwo nabanishe ikibazo. Okay, nacyo duhembe biki? Oya ndabahemba mutatsinze. Ahubwo ubutani twongera guhura kuko ntago turekeye ibintu dukora buri munsi duhura abantu tuba ama challenge iyo yikoze. Tugerageze kugira ngo tujyane amafaranga. Umuntu wa gatatu yambutse atarebye mu mazi kandi atanarabonye mu mazi. Byanze no. Arambuka amazi. Umuntu arambuka amazi. Namara kwambuka amazi atayarebyemo cyangwa yakandagiramo. Byanze. Ureka ntabwo biranga. Mwabantu mwe murabona ko byanze basi nawe ubutani twongera gura mu zindi challenge kandi murakoze kuduha umwanya wanyu Imana ibahomugisha. Murabona ko ibintu byakomeje kugorana. Ikibazo igisubizo nawe gitanze challenge yabipfuye ubwo reka dukomeze turebe undi muntu uri buze kubishobora. Reka noneho dukomeze dushaka undi muntu nuko ndeba ikibazo cyabaye ngoroheze mwuka byaramwe. Hano ndi kubona umuhungu mwiza cyane imbere yanjye ari gufunga inkweto reka tumwegere nawe tureka ari butsindire ibihembo byacu. Cameraman twirukana. Mwareka tukabavugisha gato nimba nta kibazo. Mwiriwe neza amakuru yanyu. Yitwa Mickey. Wewe witwa nde? Kefa. Okay, rero hano twaje mu mihanda gutanga challenge uzitsinze hano harimo udupapuro two guhitamo. Ubwo ngiye kukubwira ikibazo wowe nugitsinda urahitamo hano ikitamo n'icyo ngukorera. Hari abantu batatu bagiye kwambuka uruzi. Umuntu wa mbere arakandagira mu mazi ayarebemo kandi yambuke. Umuntu wa kabiri arareba amazi ayakandagiremo kandi yambuke. Umuntu wa gatatu ntareba mu mazi ntayakandagiramo kandi arambuka. Urumva bone bwambuke gute? Musubiriremo. Hari abantu batatu bagiye kwambuka uruzi. Umuntu wa mbere arakandagira mu mazi ayarebemo kandi yambuke. Umuntu wa kabiri arareba mu mazi ntagakandagiramo kandi arambuka. Umuntu wa gatatu ntareba mu mazi ntayakandagiramo kandi arambuka. Abo bantu urumva bari bwambuke mu buhe buryo?
have no idea. biragoye biranze okay basi isomari Imana igumucisha kuri umwanya wawe murakaze cyane murabona ikibazo cyakomeje kubingora abahizi ubu habuze umuntu utsindira impano twateguye tuzisubize mu rugo basi reka dukomeze turebe mutawiriwe neza hano hari ibihembo bihari byinshi ku muntu uri butsinde ikibazo nabajije hari ikibazo witwa nde okay nanjye nitwa Mickey hari abantu batatu bagiye kwambuka uruzi umuntu wa mbere arakandagira mu mazi ayarebemo kandi yambuke umuntu wa kabiri arareba mu mazi ariko ntago yakandagiramo arambuka umuntu wa gatatu ntayarebamo ntayakandagiramo kandi arambuka abo bantu barambuka mu huye buryo You are into musubiriremo I'm not this kind of a pastor that will tell you something and that thing will be wrong. No, I don't do it. My sister. hari abantu batatu bagiye kwambuka uruzi umuntu wa mbere arakandagira mu mazi ayarebemo kandi yambuke umuntu wa kabiri arareba mu mazi ayakandagiremo kandi yambuke umuntu wa gatatu ntayarebamo ntayakandagiramo kandi arambuka abo bantu barambuka gute nyine wa mbere ni challenge gerageza amahirwe ikintu cyambere ayo mazi urumva kwambuka no gukandagiramo ego nyine unubundi umuntu wa mbere nyine agomba nyine kuyakandagiramo nyine akayambuka akayarebamo akayambuka umuntu wa kabiri ntaga yakandagiramo arayareba kandi ayambuka umuntu wa gatatu ntayarebamo ntayakandagiramo kandi agomba kuyambuka abo bantu barambuka mu buhe buryo mwarahitamo wenda arakoresha ubwato se cyangwa uza ndakoresha ni challenge oransubiza nutsinda utu dupapuro turiho impano zitandukanye wowe icyo uhitamo nicyo tugukorera njye numva byose ari ukwambuka kandi uwa mbere arambuka nyine yakandagiyemo kandi nyumva nakandagiramo n'ubundi arambuka uwa kabiri nawe ntabwo ari buyarebemo kandi bose bemerewe kwambuka sibyo urumva ayo mazi byanze bikunze gucamo kwambuka ni ukuyanyuramo birumvikana wenda ntabwo ari kure uburyo wagwamo ariko bose nyine barambuka sinzi rero uburyo wa gatatu wenda ubwo ni impumyi abasha kureba ariko nawe ubwe arakoresha inkoni akandagiremo nyine yambuka urumva ari uko bimeze urumva ari uko bimeze urabyishe cyane n'ukuri basi turagushishikariza kandi murakoze kuduha umwanya wanyu ugiye kuri MICKY TV Show niho uzabona igisubizo cya nyacyo challenge yarangiye hari icyo mwe mwabivuga murumva mushaka gutsindira impano cyangwa nawe nago urumva biri kure kugisubiza urabona okay hari abantu batatu bagiye kwambuka uruzi umuntu wa mbere arukandagiramo arurebemo kandi yambuka wowe yemereye kwambuka mbere nande uwa kabiri arareba mu mazi arareba mu mazi ntayakandagiremo kandi ayambuka ntayakandagiremo umuntu wa gatatu ntayarebamo ntayakandagiramo kandi arambuka umuntu wa gatatu ntayarebamo ntayakandagiramo kandi arambuka uburyo buhari yenda abona wa undi wa mbere wambutse amazi ubyemera ndabona hari uburyo yakoresha akambutsa bari abantu batanayakandagiye ubwo ni bwo buryo nshaka rero ko ni challenge aciye mu buryo bwo mu kirere akoresheje n'indege cyangwa se nuko mukuri kubyumva nawe wafayarinze nk'abantu mwe k'ikibazo kibaye ngo wabuze umuntu ugisubiza koko ngo yitsindire impano okay muze ntari ibindi babaze bigiye kuba hari abantu batatu bagiye kwambuka uruzi umuntu wa mbere arakandagira mu mazi ayarebemo kandi ayambuke umuntu wa kabiri arareba mu mazi ntayakandagiremo kandi ayambuke umuntu wa gatatu ntayarebamo ntayakandagiramo kandi arambuka abo bantu barambuka mu buhe buryo ndabasubiriramo hari abantu batatu bagiye kwambuka uruzi umuntu wa mbere arakandagira mu mazi ayarebemo kandi ayambuke umuntu wa kabiri arareba mu mazi ntayakandagiremo kandi ayambuke umuntu wa gatatu ntayarebamo ntayakandagiramo kandi arambuka abo bantu barambuka mu buhe buryo n'uruzi bose bagombe bambuka
if you don't stop, if you don't stop that hook-upping, your life will be hooked. Your life will also be. Nyine n'abantu batatu, umuntu wa mbere agomba kwambuka uruzi akandagiye mu mazi akayareba akayambuka. Uwa kabiri akayareba ntayakandagiremo ariko akayambuka. Uwa gatatu ntayarebemo ntayakandagiremo kandi akayambuka. Nyine barambuka mu buhe buryo? Imana ibambutse. Yawe, kikibazo cyakomeje kubingora bayiziko. Reka dukomeze mwihangane bya ferinze ubwo butani domini challenge muzayikora. Reka dukomeze dushaka abandi turi umuntu uza gutsindira ibihembo byacu. Dore uhitamo harimo amafaranga nyine harimo ibintu byinshi. Ubwo nyine ubwo mwabyishe. Kamera mwaka dukomeze. Tubonye uyu muntu niwe wa nyuma kuri challenge yacu. Mbibutsa gukora subscribe kuri MICKY TV Show kugira ngo dukunde twirebere. Sheri wiriwe. Amakuru. Witwa nde? Kuri mwiza. Murakoze cyane gusa nawe so beautiful. Okay, hari challenge hari abantu nuyitsinda hano harimo ibihembo. Urahitamo mu dupapuro kamwe ibihembo. Hari abantu batatu bagiye kwambuka uruzi. Umuntu wa mbere arakandagira mu mazi ayarebemo kandi yambuke. Umuntu wa kabiri arayarebamo ntayakandagiremo kandi yambuke. Uwa gatatu ntayarebamo ntayakandagiramo kandi arambuka. Jesus. Musubiriremo. Abantu batatu bagiye kwambuka uruzi nyine. Umuntu wa mbere arayakandagiramo ayarebemo kandi yambuke. Uwa kabiri ntayakandagiramo gusa arayareba ayambuke. Uwa gatatu ntayarebamo ntayakandagiramo kandi arambuka. Abo bantu barambuka mu buhe buryo? God have mercy upon us. Umusheri wanjye biranze. Gerageza amahirwe wabona ukivuyeho. Uwa gatatu nagarebamo nanuga akandagiramo ariko arambuka. Nta kibazo. Arambuka. Biranze yawe. Rero nimba byanze ubwo birafeya inzona ko ikibazo cyabaye ngora bayizi. Murakoze cyane kuduha umwanya wanyu. Kandi mwibuke gukora subscribe kuri MICKY TV Show tujye dukurikirana ibikorwa byacu. Mwiriwe neza. Mwitwa nde? Okay. Ikibazo ngiye kukubaza hari abantu batatu bagiye kwambuka uruzi. Uwa mbere arayarebamo ayakandagiremo kandi ayambuke. Uwa kabiri nyine ntayakandagiramo gusa arayareba ayambuke. Uwa gatatu ntayakandagiramo ntayarebamo kandi arambuka. Abantu barambuka gute? Uwa mbere uyakandagiramo kandi akanayabona kandi umuvuga mbuke yose. Uwa kabiri uburyo bukoresha ubwato araba yayabonye ariko atayakandagiyemo. Uwa gatatu umwana uri mu nda ya nyina batwite. Uragikoze gusa wisha akantu kamwe konyine. Wisha akantu kamwe. Oya wisha utuntu tubiri. Kimwe nyine uragikoze ariko wisha ibintu bibiri. Amahirwe ya kabiri. Uwa mbere arareba ayakandagiremo kandi ayambuke. Uwa kabiri arayareba nyine ntayakandagiremo yambuke. Uwa gatatu noneho ntayarebamo ntayakandagiramo kandi arayambuka. N'uburi ntabwo byo kuri byo navuze. Uwa mbere aroba. Uwa kabiri n'uwa gatatu barasa. N'umugore ugomba twite. Ubwo uwa kabiri n'uwa gatatu barasa. Uwa kabiri n'umugore ugomba twite. Akakandagiramo akabona ari kumwana uri mu nda. Akambuka nta kibazo. Sha uri kwicamo ikibazo kimwe. Ni ukuri kw'Imana. Ubwo nawe butaha challenge turatuzikora ubwo ejo wabona amahirwe ari ayawe. Abandi ubwo byanze. Guys, ibyancanze ikibazo cyanjye mba nateguye cyane ni abantu tubigenze gute. Rero reka abantu twitwateguye bararangiye.
reka tubahe igisubizo cy'icyo kibazo abantu mwese mwibazaga kugira ngo n'ubutaha challenge izaza igarutse undayikoze mwamenye igisubizo. Ni umugore utwite ufite umwana ku rutugu. Kambasobanurire, uwo mugore utwite arambuka mu mazi ayakandagiremo kandi ayarebe. Umwana uri ku rutugu arareba amazi ariko ntayakandagiramo arayambuka. Umwana uri mu nda ntayarebamo kandi agomba kuyambuka. Igisubizo cyari icyo ngicyo. Ciao ciao, mukore subscribe kuri MICKY TV Show.